Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Mbifurije kugira umunsi mwiza. Turi ku munsi wa kabiri w'icyumweru gitagatifu. Umunsi udushishikariza kumenya ko Yezu Kristo yaziye kuducungura, kandi ataje gucungura abantu bamwe gusa, ahubwo yaje gucungura abantu b'isi yose bamwemera bakamwakira. Dusangire amasomo matagatifu Kiliziya y'umubyeyi wacu yaduteguriye. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Birwa ni mu nyumve, bihugu bya kure mu ntege amatwi. Uhoraho yampamagaye ntaravuka nkiri mu nda ya mama, izina ryanjye yararivugaga. Umunwa wanjye yawugize nk'inkota ityaye, ankinga mu gacucu k'ikiganza cye, angira nk'umwambi utyaye, ampisha mu mutana we. Yarambwiye ati uri umugaragu wanjye, ni wowe nzagaragarizamo ikuzo ryanjye. Ariko njye naribwiraga nti naruhiye ubusa, mvunwa n'ibidafite akamaro. Nyamara Uhoraho niwe uzandenganura, igihembo nagiteguriwe iruhande rw'Imana yanjye. None ngaha Uhoraho yabyivugiye, we wandemeye kumubera umugaragu kuva nkiri mu nda ya mama, kugira ngo mugarurire Yakobo, mukoranyirize Isiraheli. Guhera ubu rero mfite ubutoni kuri Uhoraho, ububasha bwanjye bukaba ari Imana yanjye. Yarambwiye ati gusubiranya imiryango ya Yakobo no kugarura abarokotse ba Isiraheli, ibyo ntibihagije ku mugaragu wanjye, ahubwo nakugeneye kuba urumuri rw'amahanga, kugira ngo umukiro wanjye usakare kugera ku mpera z'isi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Nzamamaza umutsindo wawe n'agakiza kawe ubuziraherezo. Uhoraho ni wowe buhungiro bwanjye, sinzateterezwa bibaho. Mu butabera bwawe unkiranure, undengere, untege amatwi maze undokore. Umbere urutare negamira, nshobora guhungiramo mu gihe wiyemeje kunkiza. Wowe rutare rwanjye rw'intamenwa, ni wowe mizero yanjye Nyagasani. Narakwisunze kuva nkivuka, unyitorera nkiva mu nda ya mama, nicyo gituma nzahora ngusingiza. Nzatangaza ukuntu uri indahemuka, iminsi yose namamaza agakiza kawe, kuko ibyiza byawe bitagira ingano. Mana, wanyigishirije kuva mu buto bwanjye, na n'ubu ndacyarata ibyiza byawe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Yezu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, igihe yari ku meza hamwe n'abigishwa be, ashenguka umutima maze avuga yemeza ati ndababwira ukuri koko, umwe muri mwe agiye kungambanira. Abigishwa be batangira kurebana, bibaza uwo ashaka kuvuga. Nuko umwe mu bigishwa, uwo Yezu yakundaga, akaba yegamiye Yezu ku gituza. Simoni Petero amwicira ijisho, aramubwira ati mubaze uwo avuga uwo ari we. Wa mwigishwa uko yakegamye mu gituza cya Yezu, aramubwira ati Nyagasani, uwo uvuze ninde? Yezu aramusubiza ati n'uwo ngiye gukoreza umugati nkawumuha. Nuko akoza ikimanyu cy'umugati agihereza Yuda mwene Simoni Isikariyoti. Yuda ngo amare kwakira uwo mugati, Sekibi amwinjiramo. Nuko Yezu aramubwira ati ibyo ugiye gukora bigire vuba. Ariko mu bari aho ku meza ntihagira umenya ikimuteye kuvuga ibyo, kubera ko Yuda yari asanzwe ari umubitsi. Bamwe bakeka ko Yezu yashatse kumubwira ngo ajye kugura iby'umunsi mukuru, cyangwa se ngo agire icyo aha abakene. Amaze kumira icyo kimanyu cy'umugati ahera ko asohoka. Hari nijoro. Yuda amaze kugenda, Yezu aravuga ati ubu rero umwana w'umuntu ahawe ikuzo, n'Imana iherewe ikuzo muri we. Ubwo rero Imana iherewe ikuzo muri we, n'Imana izamuha ikuzo muri yo, kandi dore iri hafi yo kumukuza. Twana twanjye, ndacyari kumwe namwe igihe kigufi, muzanshaka, maze nk'uko nabibwiye Abayahudi nti aho ngiye ntimushobora kuhajya, namwe ubu nibyo mbabwiye. Simoni Petero aramubwira ati Nyagasani, ugiye kujya he?
Yezu aramusubiza ati aho ngiye kujya ubu ntushobora kuhankurikira, ariko amaherezo uzankurikira. Petero aramubwira ati mwigisha, ubu se nabuzwa n'iki kugukurikira? No kugupfira nagupfira. Yezu aramusubiza ati uzampfira. Ndakubwira ukuri koko, isake ntiza kubika utaranyihakana gatatu. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, amasomo matagatifu aratwinjiza neza mu bubabare bwa Yesu, ariko akanatubwira uburyo tugomba kwizera ko yaje aje kuducungura, kuko icyamuzanye ari ukumurikira isi akayikura mu icuraburindi ry'umwijima, ari ukugeza umukiro w'Imana ku bantu b'isi yose. Icyumweru rero twatangiye tugikomeze tuzirikana urwo rukundo ndengakamere Imana yadukunze ikaduha umwana wayo kugira ngo aze kuducungura. Yezu Kristo rero yatumwe n'Imana, maze yumva ko ubutumwa bwe ari ukugeza ku bantu bose umukiro wayo. Umukiro Imana igenera abantu, Yezu Kristo niwe muyoboro wawo, niwe wawutuzaniye. Uhoraho niwe uturenganura, uhoraho niwe utuba iruhande igihe cyose natwe twiyemeje kuba abakristu, igihe natwe twiyemeje kugira uruhare ku mukiro Yezu Kristo yazaniye abantu. Natwe rero kimwe nawe twihatire kugira ubutoni mu maso y'Imana, kandi ububasha bw'Imana butubemo. Ububasha bw'Imana nibutubamo, tuzabasha kuba abantu bagaragaza ubudasa mu buzima bwabo bwa buri munsi. Tuzabasha kuba abantu biyemeza gukurikira no gukurikiza Imana, kuko ariyo iduha ububasha bwo kuba abana bayo, ububasha bwo kugeza ku bandi umukiro itanga. Niba turi abakristo rero, nibirakwiye rwose kumurikira abandi. Urumuri rw'abatisimu twahawe rugomba gufasha abandi kuva mu icuraburindi ry'umwijima, rugafasha abataramenya Yezu kumumenya, rugafasha abataramenya Imana kuyimenya no kuyamamaza. Ivanjiri y'uyu munsi iradushishikariza kumva urukundo Yezu yakunze abe, ariko hakagira abamugambanira. Natwe dushobora kugambanira Yezu igihe twibuze mu butwari bwo kwitandukanya n'ikibi, igihe ibibi biduhumya amaso, igihe tugendera mu mwijima. Yuda yasohotse mu ijoro. Ijoro rero ni ikimenyetso cy'umwijima, ijoro ni ikimenyetso cy'icuraburindi, ijoro nta cyiza gikorerwamo. Mu myumvire rero y'Abayahudi, ijoro ryagaragazaga ako kagambane. Yuda Isikariyoti yikinze ijoro kugira ngo akore amabi, kugira ngo agambanire uwari inshuti ye, kugira ngo agambanire uwamuhaye byose. Ni igihe rero cy'akababaro, barababaye kubera ko harimo ugiye kugambanira uwabahaye byose, uwo bakurikiye kandi biyemeje guhamya, ariko akaba bagaragariza ko hari uri bumutange ngo apfe. Yuda rero ntabwo yashatse guhindura imigambi mibi ye. Guhabwa ikimanyu cy'umugati byamuviriyemo kwinjirwamo na Sekibi, maze imigambi mibi yari afite ayishyira mu bikorwa. Agiye kugambanira uwamuhaye byose. Natwe rero tugambanira Yezu igihe tutaba twiteguye kumuhamya. Tugambanira Yezu igihe tutaba twiteguye kumwumva no kumwumvira. Tugambanira Yezu igihe twibuze mu butwari bwo guhamya ukuri. Tugambanira Yezu igihe tutamenya ibyiza aduha, tugahora iteka twishakisha, twirwanaho cyangwa se twirwanirira. Uyu munsi dufata icyemezo cyo gukurikira Yezu, dufata icyemezo cyo kumugaragariza intege nke zacu kugira ngo abe ari we utwikiriza. Petero aramubwira ko no kumupfira azamupfira, ariko Yezu uzi umutima we, Yezu uzi byose, amugaragariza ko azamwihakana. Tube mu bantu bahamya Yezu kurusha uko bamwihakana, tube mu bantu bakurikira Yezu kurusha uko bakitandukanya nawe, tube mu bakurikira Yezu twifuza ko twabana nawe igihe cyose, twifuza ko twahora iteka turi abahamya b'urukundo yadukunze, urukundo rwitanga, urukundo rupfira abandi. Natwe duhora iteka twifitemo iyo nyota yo kwitangira abandi, kugira ngo inkuru nziza ikomeze igere kuri bose. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ushobora byose kandi akabana nyir'impuhwe, nabaho umugisha, abarinda, abakomeze, abiteho, abaha amahoro. Imana Data
nta mwana na roho mutagatifu amen.